Mwiriwe neza, nizero ko meze neza hano kabisa. Rero ibintu bigiye kuza kuba biba uburyohe. Wowe just hano batangiye bavuga ngo just your potential and what and commitment. Ubushake bwawe nibyo bakeneye byonyine. No collateral, nta ngwate, no upfront fees. Kwiga nta bintu by'iki by'amafaranga y'ishuri. Yes, reka twikomereze gutya. Murabona nuko ari kuri Chancen open admission with income share agreement model. Rero hano ni amahirwe ameze neza ku rubyiruko aho mwese muri buze kugenda mwisangamo. Rero hano tugiye kuza ku breaking down itangazo ryashizwe kuri X ya Chancen, aho tugiye kuza kureba ISANO VTC amahirwe yashizweho amasomo menshi cyane agera muri 10 na nimvuga 10 na ni tujya no kuyabara turasanga arenze 10 na amasomo menshi cyane ushobora kuba wakigamo. Noneho tugiye kuza kureba etise ibisabwa kugira ukore application ni bihe, application deadline nakantu tudashobora kuba twakibagirwa. Noneho ushaka ko twaba twamufasha application kuko harimo no kwandika motivation letter, twahita tuyigufasha twihuse. Wowe just niba uri interested muri comment uraza ushiramo Onebu am interested, then urebe ino video ijya kurangira urakomeza urebe nyine wumva ibisabwa. Of course urahita ubona nimero tuza kugusigira, uhita twandikira, nuza kutwandikira duhite tugufasha mu ba mbere. Hasigaye ibintu bize guhita bigira iki bigenda neza. Rero tudatinze reka twebwe duhite tuza kuri post cyase X turebe ati se nibiki byahavuzwe, turebe ati ugomba gukora application ninde. Hari amatangazo rero uza kuyakenera, nanone ahita twandikira inbox duhite tuyamuhereza nawe aze kuba yagira iki yayacisha amaso arebe ati se ndi eligible cyangwa se not. Rero reka dukomeze gutya. Murabona hano dufite post imaze amasaha 11. Urumva rwose ni post yashizweho saa 3:19. Murabyibonera hano uyu munsi tariki 16 aho bavuze ngo ready to take your skills to the next level. Ni ikibazo bari kukubaza, ese witeguye wo kuba wafata ubumenyi bwawe ukabushira kuri level ikurikira kugira ngo ube wagira iki wabubyaza umusaruro. Chancen in partnership with Easy and Possible organization is opening door for you to gain in demand practical skills with financial that works for you. Hano noneho ni indi organization nkuko mubibona ni Easy and Possible. Yes, Easy and Possible byumva nyine content Easy and Possible biroroshe kandi birashoboka. Organization in partnership with Chancen. Ukuvuga ngo Chancen ubundi ikorana n'ibigo byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo ari ukuvanga ikora yonyine, ikora n'ibindi bigo bitandukanye kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda especially n'abandi ahandi hantu hatandukanye bagende bagira iki bagira amahirwe yo kuba bakwiteza imbere. Hano urabona rwose ni ibintu byiza. Katujya hano kuri mowa turebe ibihari. Choose from hand on course like photography and videography, digital and multimedia. Hano rumva ni ibintu biri very simple. Hano bakomeje bavuga ngo gain hand on experience, grow your creativity and unlock career opportunity all without upfront fees. Aka kantu niko ugomba kuba wakumva nyine ugenda ukiga nta bintu by'amafaranga y'ishuri. Wowe just wazasoza kubona akazi. Reka tuze kubyumvamo hano neza nkuko bayivuze. You will only start repaying once you begin earning 100 of Rwandan francs and above. Hano wowe uzatangira kuba kwishuzwa cyangwa se wakishura igihe urimo urabona amafaranga arenze ibihumbi bingahe 80 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ufite amafaranga ibihumbi 79 ariyo winjiza ya buri kwezi. Rwose ntabwo Chancen ikwishuza, ahubwo ikwitaho ikagufasha gukomeza kwiteza imbere ku buryo ushobora kuba wagira nayo mamiliyoni kugira ngo nawe ugende wishura ya mafaranga wishuye, nanone ihiti yakoresha ifasha n'ubundi barumuna bacu nabo bakeneye aya mahirwe. Rero tugiye kuza turebera hano hamwe muri aya matangazo turebe atese ninde wakora application yakorwa gute. Nitubisoza turaba twanababwiye application deadline, uratwandikira duhita tumufasha ibintu bye bihita bijya mu buryo neza fresh. Turaza guhita turebera hamwe naho kwiga bigomba kuza kugira iki kubera. Rero tudatinze reka duhite tumanuka gutya duhite twinjira muri rya tangazo.
Yes, itangazo ryacu dufite rero riri mu rurimi rw'ikinyarwanda, urikenera aza kutubwira tuze guhita turi muhereza. Buri wese aba afite uburyo ki aba ashishoza cyangwa se ashaka kumvamo ibintu. Rero hano murabona ni kuri ISANO Organization, nkwibutsa yuko ariyo irimo irafatanya na Chancen. Moto yayo cyangwa intego yayo ko twabivuga ni well done is better than well said. Nizere ko bino byumvikanye neza. Noneho hano kuri ISANO ho bakavuga ngo your future is in your hands, kandi koko birumvikana mu biganza byacu niho hazaza hacu haherereye. Uko ukora cyane umunsi bigutegurira kuzaba uko uzabaho ahazaza. Rero hano bavuze ngo itangazo ryo guhamagarira urubyiruko kwiga muri ISANO VTC ku bufatanye na Chancen International. Yes, umuryango wa ISANO Organization EPO binyuze muri ISANO VTC uramenyesha urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa ruri hagati y'imyaka 18 kugeza kuri 35. Ubwo hano ho birikiriya niba ufite imyaka 17 oya ibutegereje amahirwe yawe azaza. Niba uri hejuru y'imyaka 35 nawe utegereza andi mahirwe atarayangaye. Noneho ubwo niba uri muri iyo range nawe hita ukomeza wumve ibisabwa kugira ngo utaza gucikwa. Ko twatangiye kwakira abifuza kwiyandikisha mu masomo y'imyuga atandukanye binyuze muri gahunda yo gusangira inyungu income share agreement. Yes, noneho ya Chancen International of course birumvikana. No kugira tutaza gutinda twebwe hano turaza guhita twumva tumaze kumva ngo ukora application niki kizamwe ninde uzamwishura aziga hehe. Ahubwo reka twebwe turebe ya masomo arimo. Amasomo nubwo twabivuze ni menshi cyane, tugiye kubara just in number hano kuri rimwe dufiteho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Musore nababwiye amasomo numva ari make, tubaze 11 hano hakaza kuzaho andi twatumaze 12. Urabona hano hajeho andi 3. Na amasomo rwose 15. Amasomo 15 uvuze ngo ubuze ikintu wigamo aho ngaho waza kuba utubeshe. No ikintu cya mbere hano wowe iri tangazo beta ko waza guhita uhagarika video kugira ubisome neza, kuko tutaza kukumarira umwanya. Maybe hari ibindi wari murakora. Amasomo tuyabonye ko ari menshi cyane, kandi aya yose na amasomo ajyanye n'isoko ry'umurimo cyase ibigezweho hano ku isoko ry'umurimo, aho kuba rwose ufite aya masomo biba ari ibisubizo kuri wowe. Rero ahubwo reka twebwe dukomeze turebe ati usaba nibiki yakagombye kuba afite ibisabwa cyase application requirement. Hano ugomba kuza kuba abasaba bagomba gutanga ibi bikurikira. Hari ibaruwa ngufi cyangwa email igaragaza impamvu ushaka kwitabira aya mahugurwa. Ugomba kuba ugaragaza iki? Nta karetere gato yawandika nyine ukakandika email ugomba kubyoherezaho hasi karahari. Kopi y'indangamuntu of course birumvikana, cyangwa ikarita y'ishuri niba ukiri umunyeshuri. Yes, ukaza kuba ufite na kopi z'impamyabumenyi cyangwa ibyangombwa by'amashuri rwose birumvikana. Ugomba kuza kuba waba ufite diplome yawe cyangwa se mukiri umunyeshuri amanota wagiye ugira, ubundi ukaza kugira iki, ukaza guhita ukora application. Hano bakomeje batubwira ngo icyiciro cya kaminuza cyase icya kabiri. Ubwo hano kwiga bizabera muri ISANO Vocational Training Center iherereye Rubavu of course, iherereye Mahoro Gisenyi, akarere ka Rubavu, intara y'Iburengerazuba Rwanda. Okay, hano uko wakora application nabyo baje barabitubwira. Abifuza kwiga amasomo yavuzwe haruguru basabwa kohereza dosiye zabo kuri email. Hano bavuze ko email ugomba koherezaho ni isanovtc@gmail.com. iyi niyo email ugomba kugira iki, koherezaho ibyangombwa byawe. Yes, bashiraho ibisabwa byose kandi bagaragaza neza gahunda cyangwa se training program bifuza kwiga. Ubwo hano uzohereza ibisabwa hano kuri no email, ushiraho ya manota yawe nkuko tubibonye ya motivation letter iri simple cyangwa se iri short. None ikindi uzahita ushiraho niki
icyo ushaka kwiga wowe niba ari application leta uzahita uvuga ati ngewe muri ya masomo yose twabonye kari 15 nshaka kwiga iki ngiki rwose uko niko application leta zizakorwa noneho kwiyandikisha bizarangira ku tariki 15 Gicurasi ukwezi kwa 5 2026 ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri nimero ya telefone izi nimero za telefone mwabonye uko murimo murabona nimero za telefone ebyiri wahamagara imwe muri zo bakagusobanura neza yes mugasura ibiro cyase mugasura ibiro cyase mugasura ibiro byacu biherereye Rubavu rwose murumva yuko ibintu biri very clear nta bindi bisobanuro hano ukeneye kuba wamenya ahubwo guhita ukora initiative yo guhita ukora application rero twebwe niba ushaka ko tuza kugufasha muri application uraza twandikira muri kuri nimero 07 kabiri karindwi rimwe muratwandikira kuri nimero 07 karindwi rimwe 8502 turasubiramo ni 07 karindwi rimwe 8502 tuze guhita tugufasha gukora application rero niba ari bwo bwa mbere ngo sugeza no kumuyobora Onebu Opportunity Hub Rwanda uraza gukora subscribe share and comment niba ubonye yuko ari ngombwa ko hari andi makuru wazajya uhakura uzakenera hasigaye ugahita usangiza abagenzi bawe kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza ciao ciao bye bye. Thank you for watching my video. Let me see you in my next video.